mwanyuzemo neza. Katwakire mwarimu Claude atambuke asengere. Rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero. Amen. Murongo nuwa gatatu nuwa kane. Dusome rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero, gice cya mbere murongo wa gatatu kugeza ku wa kane. Amen. Mureke iri jambo turirye rero. Amen. Ngewe iyo ngiye gusoma ijambo ry'Imana ntabwo mvuga gusoma, mba mvuga kurya. Amen. Yeremiya niwe wabivuze igice cya 15 murongo wa 16, yaravuze ngo amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya, ambera umunezero n'ibyishimo mu mutima wanjye. Haleluya. Yobu nawe arabivuga, aravuga ngo amagambo yawe yambereye ubutunzi bundi utiri byo kurya bigwiriye. Amen. Iyo ngiye gusoma ijambo ndavuga, ndibwira nkavuga ngo bon appétit Jean Baptiste. Amen. Amen. Nanjye ndabifurije ngo bon appétit. Haleluya. Aravuze ngo kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bingahe bizana ubugingo no kubaha Imana, tubiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Haleluya. Ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana, mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Haleluya. Haleluya. Amen. Bene da, Imana yaradukunze iratugabira, kandi yatugabiye ibintu isi idashobora gutanga, n'abisi badashobora gutanga. Haleluya. Kandi by'igiciro gikomeye. Imbaraga z'ubumana zaratugabiye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Ntabwo nigeze nongera kwivuga, nivuze nitwa Pastor Nsabimana Jean Baptiste. Haleluya. Ndi umupapa w'abana 10, 8 nabyaye na 2 narese kubera amateka. Amen. Ndi mu kiruhuko cya Adepr, ariko mbarurirwa kuri CG mu Rwampara, hanyuma aho ntuye n'ahantu hitwa Kurugarika. Yesu ashimwe rero. Amen. Ibyiza ko tuganira nyine mu ari n'abashyashya baje nyuma batanzi, ariko nifuza kuzabamenya. Yesu ashimwe cyane. Abaramukije ndagira ngo namwe mbaramutse, muhaguruke mwese cyane. Muhaguruke, ndabikunda cyane kuko nimba nimuramukanya nanjye naba mbaramukije. Haleluya. Muhaguruke mu myanya yanyu. Umuntu yitegereze mugenzi we amubwira amagambo ngiye kumubwira meza. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ukuri iruhande, reka pastor nawe asimbukaze hano. Haleluya. Amen. Amen. Ubwo ndabaramukije neza mwese ndabahoye. Amen. Haleluya. Turashaka kureba rero ibintu Imana yatugabiye isi tabasha gutanga. Haleluya. N'abisi badashobora gutanga. Amen. Icyambere rero twarebye dusanga na agakiza. Haleluya. Agakiza n'Imana igatanga. Iyo
ngo tuba twarateye abantu inshinge tubashyiramo agakiza, ariko ntibishoboka. Hari n'abadupfana kandi tukabona barapfuye kandi tutabonye uko tubaha agakiza. Agakiza kava muri Yesu gusa. Haleluya. Nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo keretse izina rya Yesu. Haleluya. Wanasifiwe. Ari umuhuza umwe w'abantu n'Imana, nawe ni umuntu, niwe Yesu witangiye kubishunguya bose. Nashimwe Yesu kuko ari we duhagakiza. Amen. Impano ya mbere rero umwami yatugabiye, imbaraga z'ubumana zatugabiye na agakiza. Ujye utekereza ku gakiza. Haleluya. Ndashimira kuko Yesu yangabiye agakiza katari igice. Amen. Na agakiza kuzuye. Haleluya. Kandi kavuye mu maraso. Bibiliya iratubwira mu rwandiko rwa ni icyambere n'umurongo wa 18 n'uwa 19. Haratubwira ngo kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu ntabwo ari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ngo ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro. Tegukiza aracyashobora kubohora. Nimumuhe icyubahiro Yesu. Haleluya. Icya kabiri Yesu yatugabiye gikomeye. Haleluya. Yatugabiye ubugingo bw'iteka. Ubugingo Yesu yatugabiye ntabwo ari ibintu bibasha gupfa. Haleluya. Yesu yatugabiye ubugingo. Yesu ya. Mu rwandiko rwa Yohana igice cya 3 igice cya 5 guhera ku murongo wa 12 haratubwira ngo uko guhamya nuku. Haleluya. Nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ufite uwo mwana ni ufite ubwo bugingo, ariko udafite umwana w'Imana mw'isi nta bugingo afite. Muyatega amatwi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nukwibukiranya bene data. Ndabizi ko twigishijwe byinshi, ariko mureke twibukiranye urukundo Imana yadukunze ikatugabira. Amen. 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 Aho ngaho muri Yohana tuvuze igice cya 5 rwandiko rwa Yohana igice cya 5 guhera ku murongo wa 20 haratubwira ngo haleluya. Haratubwira ngo ariko twebwe tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye y'ukuri, kandi tukize mu butwari. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru rimo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri. Yesu umukiza niwe mucyo. Haleluya. Kuba abana b'Imana. Ubu dufite ubwenge gihugu bw'uko turi Abanyarwanda, ariko dufite n'ubwenge gihugu bw'ijuru. Haleluya. Bene data, Paulo yabwiye Abafilipi, arabwira ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava. Niwe mwami Yesu Kristo uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu, akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Yesu yatugabiye kuba abana b'Imana. Haleluya. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo igice cya mbere cya Yohana. Haleluya. Murongo wa 12 aratubwira ngo icyakora abamwemeye bangahe? Abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya. Ngo bo ntibabyawe n'amaraso, ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo, ntibabyawe n'ubushake bw'umubiri, ngo ahubwo babyawe
n'Imana. Imana ishimwe kuko tutari ibibyarwa, twabyawe n'Imana. Haleluya. Imana yatubyarishije ijambo ry'ukuri. Haleluya. Nkuko yabigambiriye kugira ngo tube nk'ibiremwa nk'umuganura w'ibiremwa byayo. Rero ufite ibyo byiringiro muri we yiboneze nk'uko. Amen. Amen. Haleluya. Bene data, turi abana b'Imana. Ntabwo dushidikanya. Muri ibyo navuze ngo kubimenya ni kwiza rwose. Ndi uwa Yesu, sinshidikanya. Ushobora byose arandinze, nkimwizeye ntawamunyaga. Ashimwe Yesu. Ni igihugu bw'ijuru kandi nta kiguzi twatanze ngo tububone. Tubwene igihugu bw'ijuru. Abo babyumvise we muvuze ngo amen. Haleluya. Haleluya. Twahawe ubwene igihugu bw'ijuru. Iwacu ni mu ijuru. Niho dutegereje umukiza twazaba. Haleluya. Amen. Ibyo bintu ndi kuvuga ntabwo isi yabitanga, ntabwo ab'isi babitanga, ariko twebwe imbaraga z'ubumana zarabitugabiye kubwo buntu busa. Nashimwe Yesu. Amen. Ikindi cya nyuma yatugabiye nuko yatugabiye kuba abami n'abatambyi. Abakare nababajije nese umuntu yamaze kuba umwami abashaka kuba iki koko hejuru yabo? Koko umuntu ari umwami abashaka se kuba ikindi kintu hejuru kimeze gite? Haleluya. Amen. Yesu yatugabiye kuba abami n'abatambyi. Niko ijambo ry'Imana ritubwira mu rwandiko rwa Petero igice cya mbere, igice cya kabiri umurongo w'9 haratubwira ngo ariko twebweho. Haleluya. Bande twebweho ishyiremo nawe ubipersonalize neza wumve ko nawe urimo. Haleluya. Twebweho, twe kuvuga ngo mwebweho, tuvuge ngo twebweho. Haleluya. Turi ubwoko bwatoranijwe. Haleluya. Imana ishimwe. Uraturinda iyo neza yawe ntacyo twayigereranya nacyo. Iyo neza yawe ntacyo twayigereranya nacyo. Iyo neza yawe ntacyo twayigereranya nacyo. Uravuga imirimo y'amaboko yawe Mana we, iyayirondora mpayirangize. Bane natwe uraturinda iyo neza yawe ntacyo twayigereranya nacyo. Yesu ni intwari, yego intwari. Yesu ni intwari yaranesheje. Yesu ni intwari, Yesu ni intwari, Yesu ni intwari. Twivuge Yesu ni intwari, turirimbe Yesu ni intwari, tumushime Yesu ni Imana isumba byose ishoboye guhindura
ishobora guhindura ibyashizeho none ngiki ibarizwa byose ishobora guhindura amateka yanjye none ngiki ibarizwa byose ishobora guhindura ibyo bakuvuze ibashyira hirya ikabiyemagura Imana,